Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko mubibonye. Muri iyi video ugiye kungukiramo ibintu byinshi kuri radio. Tugiye gukora radio, hanyuma kandi ndaza kubabwira ikintu kigaragaza radio ya original na radio ya pirate. Ukurikira iyi video neza kugeza irangiye uraza kuza gusobanukirwa niba radio utunze ari original cyangwa ari pirate. Radio ya pirate yicuranze cyane igihe kinini mara n'ibyumweru bibiri byonyine. Ibipfuye iyo umariyemo volume. Hanyuma ya original ni imyaka 10 n'imyaka 20 nta kibazo rwose radio irakomeza igakora neza cyane. Ndaza rero muri iyi video mo hagati kuza kubasobanurira neza amaradiyo uko aba ameze, amaradiyo buri radio ama original n'amapirate ndaza kuza kuyababwira. Kora subscribe aho ngaho tujyane kuri Bazatech TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe aho ngaho. Tugiye rero kureba radio biba bimeze gute. Kurikira neza ntiyagira akantu na gatoya kagucika. Ntiyagira akantu na gatoya kagucika ndagusabye. Yes guys, nkuko nari mbibabwiye rero video tugiye gukora nkuko nari maze kubibabwira, tugiye kureba iyi radio. Iyi radio bayinzaniye ndatsa mbona nagiri kwaka aha ngaha ntayakije, ndatsa ahantu hose mbona nagiri kwaka. Mbona ko dore hano ndi kwatsa hano nkabona ntagiri kwaka. Dore hano yo wakije radio ubone nk'ingi ya base ihita ikubita ikibaze kumvikanisha ko yatse, kandi dore iracometse hano mu muriro ngira ngo murimo kubireba. Dore hano iracometse, radio ngiyi gutya iracometse mu muriro yanze kwaka. Rero ndavuze nti iyi radio banzaniye ngo ndebe uni gute ntahita nereka abantu banje ngo tumenye niko sifite tunari kumwe nk'abantu banje. Ndavuze ni reka nze turebe iko sarifite. Ubwo rero twihuse radio yacu tuyifungura guys. Gufungura twarabyize, niba utabizi bakaraga bajyana biyerekezaho. Nukuvuga ngo uri gufungura radio cyangwa telefone ukaraga wiyerekezaho, ugafungura vuba vuba, ugafungura radio yawe ntugire ikibazo. Radio ntago zigora, ntago radio zibamo ibintu biba bigoye, ntago ziba zigoye. Ntago zigora radio. Iyi video rwose ugerageze uyitegereze neza ntihagira akantu na gatoya kagucika. Turi gufungura amaburo vuba vuba, hanyuma turebe ikintu kiri gutuma radio yacu itavuga. Radio yanze kwaka, shobora kuba yahiye wenda cyangwa harimo ibindi bibazo ntazi kuko ngiye kubireba. Hanyuma turebe ikibazo ifite. Ntekereza ko bigaragara neza. Radio rero turangije kwifungura, ucekinga neza ko nta buntu nimwe risigaye. Urabona ko twebwe tumaze kwifungura ngiyi. Amaburo kayashyira ku ruhande, warangiza gufungura radio ukurura no mugozi. Reka manze nyicomokore mu muriro. Ukurura no mugozi wo hasi, ugakurura niko umuntu afungura izi radio zawe. Wow, turayifunguye do. Hari abantu benshi mutari muzi ibintu baba muri radio. Reba iyi radio utuntu duke ifite. Reba utuntu ifite utuntu tubiri twonyine. Radio igahita ivuga. Ndabizi ko biragutangaje. Niba bigutangaje tukora kuri like. Kora kuri like, radio nta bintu bibamo. Dore ngibi ni ibintu bibiri byonyine. Tugiye kwiga rero kuri ibi bintu bibiri, hanyuma tunarebe ikibazo ifite radio yacu tubashe kuza kuyikora. Ntekereza yuko wamaze gukora ukanda kuri like, hanyuma uhita ukora no kuri subscribe. Wowe ukireba video do subscribe, uhita ukora kuri subscribe. Hanyuma twagero tugiye kureba igituma radio yacu itari kwaka. Radio yacu ariko hari ibyo nabanza nkabasobanuriraho gakeya. Radio bura nagigora, uyu ni umugozi ngira ngo murimo kureba. Uyu mugozi iyo uzanye umuriro, kuko umuriro video iri bukurikiraho turahita tureba ku muriro. Ntimugire ikibazo, video igiye gukurikiraho no kureba ku muriro niwo duhita tureba. Hanyuma iyi radio rero iyi radio tugiye kurebaho, dore radio ku nibikoze n'uyu mugozi uyu winjiza umuriro w'amashanyarazi. Tugiye kwigaho muri video ikurikira. Hanyuma ukaza urusinga rumwe muri ebyiri ziba zijemo hano. Ubu nuva hano kuri no mugozi hano hari urusinga na hari urundi, zikinjiriramo hano zigakomeza ari insinga ebyiri. Urusinga rumwe ruhita ruza rukinjira kuri switch rumwe niho ruhita rujya rwihuse cyane. Urundi rugahita ruza. Urabona iyi radio yo ifite alimentation.
hari abantu bumvise ijambo alimentation bari bazi ko ari bya bindi biba mu kabari gusa cyangwa n'ahandi alimentation zazi ni muturanye. Oya, radio nayo igira alimentation, akana alimentation gusa hari na radio zigira transfo. Ntekereza ko mu byumvise radio ziba zifite uburyo bubiri bwo kuvuga. Hari radio ivuga ikoresheje alimentation ariyo iyi ngiyi, hakaba na radio ivuga ikoresheje uburyo bwa transfo, nabwo no ubundi buryo bwa kabiri. Iyi rero dusanze ikoresha alimentation. Ubwo rero niba dusanze ikoresha alimentation ni iyi ngiyi, hanyuma kano ko hejuru niko ka amplificateur, akangaka niko ka ampli, niko gatuma niko katuma bivuga, nari amajwi inyuma y'amatwiteri niho nakangaka bituruka kuri aka kantu akangaka. Alimentation rero urusinga rumwe ruraza rugahita rwinjira kuri switch, urwa kabiri narwo rukaza rugahita rwinjira kuri alimentation muri input, aho umuriro winjirira muri in. Nukuvuga ngo ni hafi y'iyi chopper, nukuvuga ngo umuriro uraza ugahita rumwe rwinjira muri switch, zisinga ebyiri ubyumve, rumwe rugiye kuri switch. Urumva ko switch haruguru hari urundi ruri buhite ruzamuka ruva muri switch. Switch ukuntu ibikoze ziba bimeze nk'izi ntoki zanjye ebyiri, iyo ufunguye wakije ihita ifunga gutya, iyo ifunze ruhita ruhinduka urutoki rumwe cyangwa urusinga rumwe. Wafungura ufunze radio yawe igahita igira gutya, ikabitandukanije umuriro mo kabiri, urusinga rukaba rubaye ebyiri zitandukanye, niyo mpamvu bizima. Iyo wakije rero ihita ihuza urusinga, kuko ruba rwinjiyemo ruhita ruhura n'ubwo washyizeho rusohoka, bigahita biza radio igahita ibona umuriro, alimentation igahita ibona insinga ebyiri. Ntekereza ko mu byumvise switch ikora mu buryo bwo gufunga no gufungura. Iyo ufunguye ihitayo ifunga, ngira ngo muri kubyumva. Wowe iyo ufunguye uvuga ngo nakije radio, switch yo ikora ikinyuranyo cy'icyo wowe uvuze, yo ihita ifunga. Wowe urakije yo ihita ifunga imbere. Iyo uvuze ngo urakije irafunga, wavuga ngo urazimije yo igahita ifungura. Urumva wowe iyo ufunze radio, switch yayo yo ihita ifungura. Wafungura radio, switch yayo igahita ifunga. Ngira ngo muri kubyumva. Switch on, ubu hano ni switch on, switch off. Murabyumvise? Switch on ndakije ndazimije, ndakije ndazimije, on off, ni kuno switch ikora, on off. Ngira ngo murabyumvise. Buriya rero iyo wakije nizere kuba wumvise ukuntu bihita bigenda. Ako kanya rero iyo bibaye on gutya, hano yo ibikoze off, ibifunze, ibikoze close ihita ifunga. Nukuvuga ngo switch nibwo ihita yatsa, radio igahita yaka. Umuriro rero kuri alimentation hariho amapiesi atandukanye ngiye kubakoreraho muri video igiye gukurikiraho. Hariho izi diode, ngira ngo murimo kuzireba. Izi piesi zitwa diode, izi piesi. Tunashatse ariko twanavanaho izi singa kugira ngo mubirebe neza. Tunabishatse radio nta bintu biba bigize, byinshi kugira ngo mubyumve neza. Reba radio yose ubu tugiye gucuranga niramuka ikize, kuko tugiye kuyikora kandi tuba twizeye ko igomba gukira. Nabwiye ko hano kuri Bazatec nta kintu twakora ngo cyange gukira, ntabwo bishoboka. Reba rero radio alimentation twari turi kuvuga, dore igira tuno tuntu nitwo twitwa diode, utu nitwo twitwa diode, hanyuma ikagira n'izi capacitor, utu tuntu tw'uducapacitor tw'icyatsi kibisi. Hano hari ibanga abatekinisiye batazi, ngiye guhita babwira. No kuvuga ngo hano hantu kuri output y'ino alimentation, kuri iyi output y'ino alimentation, ahangaha umuriro usohokera. Abatekinisiye benshi ntabwo bazi izi kondansateri, kugira ngo umenye iyi adaptateri iri gusomura wakanga udakoresheje appareil. Abatekinisiye benshi ntabwo bazi iri banga ngiye kubibira mwebwe kuri Bazatec TV ngiye kubibira ibanga. Izi kondansateri ebyiri ziri aho umuriro wasohokeye, dore winjirira hano, input y'umuriro dore hano yinjiriye hano, ugomba gusohokera hano ahangaha kuri aka kantu hano. Izi diode nizo izi kondansateri, izi capacitor nizo usohokeraho ugahita uza hano.
rero iri banga ngiye kubabwira ntago abantu benshi barizi, n'abatekinisiye benshi ntago barizi. Izi kondensateur zikwereka iyo adaptateur cyangwa iyo alimentation y'umuriro iri gusohora. Izi kondensateur iyo uzirebyeho amavoltage zifite zikwereka umuriro appareil yawe iri gusohora cyangwa iyi diode iyi alimentation yawe iri gusohora. Iyo usanze zanditseho 25 volt nk'ubu nibyo byanditseho hano ziba ari ebyiri. Iyo usanze 25 volt 25 volt, icyo gihe iyi alimentation yawe iri kukubwira ngo iri gusohora umuriro wa 19 na 18. Ni ukuvuga ngo maximum ni 19, minimum 18. Ukimara kubona ko hariho 25 kuri output aho umuriro aho ugiye gufatira umuriro aho uri gusohokera ukasanga kondensateur za 25 volt, uba ugomba guhita umenya yuko radio yawe iri kwakira umuriro wa 18 minimum. Maximum umuriro ntugomba kurenza 19 iyo hariho izi kondensateur cyangwa izi capacitor. Cyangwa murabyumvise izi capacitor kuko dusanze ari 25 kuri 25 25 biri kuvuga ko iyi alimentation yacu iri gusohora wa 18. Iyo baye myinshi 19 ntabwo urenga aho ngaho kandi umuriro wa DC. Iyo miriro tugiye guhita tuyijyaho kuko niyo parti ya kabiri tugiye gushyiraho, noneho isomo rizahita rikurikiraho. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe ugakanda inzogera kugira ngo ikiganiro kizakurikiraho kitazagucika. Hanyuma dore hano hari sino diode na nazibabwiye, iyi ngiyi iyi niyo wakita transfer yayo, uretse ko hano bayi gukora mu akazi ka PS yitwa chopper. Akangaka niko kari guproduce ino miriro. Umuriro urumva uri kuza ukinjiramo hano ugaca muri diode ugaca muri no regulateur n'iyi kondensateur nini, umuriro ukaza muri chopper ugahita ugabanukirwa muri no chopper. Iyi ngiyi ugahita uza hano kuri izi diode. Izi diode zigahita ziwuhindura umuriro wa DC wa 18. Uba winjiyemo n'umuriro wa 220 ugasohoka hano wa 220 wa AC ari umuriro wa EWASA, ari umuriro ugenda uhindagurika. Uriya muriro wa AC ahantu utandukana n'uwa DC. Uyu wa DC ntabwo ujya uhindagurika ngo uvuge ngo mu kanya wabaye 18 ejo yabaye 15 ejo 16 19. Oya, niba ari maximum ni maximum, niba ari 18 ni 18, ntabwo bihinduka. Hanyuma ariko wa AC wo urahindagurika. Mu kanya ushobora kuba ari 220, mu kanya waza kongera gupima ugasanga ni 200, mu kanya waza kuza kongera gupima ugasanga ni 119 gutyo cyangwa 250. Uriya muriro urahindagurika. Rero bigeze kuri iyi chopper ihita ufatika windura DC ariko ikawuhindura AC itarawukomfata ariko ukagabanuka. Ishobora kugabanya ikagabanya izo volte 220 ikaba yazigeza kuri volte 19 ariko zitaraba DC zigihindagurika. Hajya izi diode rero, izi diode nizo zihita zituma umuriro uhinduka DC ntihongere kwirugwindagurika, ukaza ugaca muri kondensateur rero ugasohoka hano ari umuriro wa 18 ukavuza radio. Ntekereza ko mubyumvise. Ahangaha rero na agatanda kari kuza kakwinjiraho umuriro gusa, niko kariho gakombiniyeho udutransistor twa base n'udutwo twita utu-GLC, nitwo dushinzwe base. Hakabaho n'udutransistor hano tw'amajwi dushinzwe amajwi. Ntekereza ko biri kumvikana cyane nawe kandi uri kubyumva. Iyi radio rero urabona ko ikozwe na alimentation, nta ikozwe na transfer. Nukuvuga ngo rero tugiye kureba ikosa radio yacu ifite. Mu kurireba rero turabanza turebe ko umuriro wari uri kwinjira ataba ari umugozi wari wagize ikibazo bikaba byari biri kudutesha umutwe. Hari uburyo bwinshi bwo gupima umuriro. Ushobora gukoresha ino tester, ushobora gukoresha appareil, ushobora gukoresha uburyo bwinshi. Rero twebwe reka dukoreshe iyi tester turebe. Tucometse radio yacu, urayicomeka warangiza ukatsa. Dore ubu hano ndakije, aha ndakije. Giye kureba ko umuriro hano uri gusohoka. Ubwo birumvikana ko ndaza nkoze ku rusinga rw'umuriro w'amashanyarazi ndebe. Dore umuriro uri gusohoka. Dore ngaka gatara mo hano. Agatara ngaka biri kuvuga ko rero umugozi wacu ni muzima. Dore kuko ndi kubona agatara hano. Bivuze ko umuriro umugozi ni muzima. Ahubwo dushobora gucekinga neza tukareba niba unasohoka.
gusohoka, ariko akenshi na kenshi iyo iyi fizibure iri hano itahiye akenshi umuriro gusohoka iyi fizibure hano. Ahubwo icyo uhita ucekinga iyo ubona ko imiriro bimeze neza, kuko radiyo yanga kwaka akenshi na kenshi ari ukubera umuriro wenda yahiye iki gice cya alimentation, yatari alimentation aba ari transfo. Inshuro nyinshi nibyo bintu bikunda gushya. Rero ubu cyo tugiye gucekinga imigozi yayo, ushobora gusanga ari nk'umugozi kuko iki kiradiyo kinavuga cyane, ushobora gusanga ari nk'ikigozi cyakubise. Mujye mwumva ukuntu mushobora kuba mujyamo abatekinisiye amafaranga y'ubusa, ugasanga kubera kuvuga cyane harimo umugozi wikomye cyangwa usa n'uvamo mu mwanya wayo, ikaba yakanga kuvuga. Nibyo ndi gukeka, ariko ngiye kubikora nabyo ndebe. Hanyuma niyanga kwaka ndahita fata pareye mpime ndebe umuriro kuri gusohoka neza, mpime noneho ndebe ikintu cyaba kiri cyahiyemo kiri gutuma radiyo yacu itaka. Reka manze ncomeke ndebe rero imigozi yacu neza. Uyu mugozi, uyu ni wo wa base, uyu ni wo wa mikoro ya base, uyu nguyu urabona ko wari wasigayemo no hano. Uyu rero uraza ukawucomeka hano, ubwo ntabwo uza kuri alimentation. Uyu mugozi wa base uza hano kuri ampuri, kuri kano gace nababwiye kampuri. Ubu turawucometse nguyu, hanyuma tugacekinga. Uyu nayo ni ushinzwe kujya kwatsa modile hari imbere n'amatushi n'ibindi byose, n'uyu nguyu bishinzwe. Uyu rero naho turaza tugucomeke. Turawucometse neza, dore nawo twawucometse. Uraza ugacomeka ukareba neza ko wacometse nabwo cyane. Hanyuma hasigaye n'undi mugozi, umugozi uvana umuriro kuri alimentation. Uyu nguyu uvana umuriro kuri alimentation ujyana hano kuri modile ya 18 nyine, wa mugozi uvanaho 18 iwuzanaho hano, uwuzana kuri kano kantu kampuri kagomba kwanza, niwe usigaye. Hanyuma rero wabona ko wacometse neza, ukongera ukatsa ukareba. Tugiye kwatsa n'ibyanga kwaka, turahita dufata pareye dupime turebe. Akenshi na kenshi ubwo umuriro uraba utari gusohoka, haraba harimo ikindi kibazo, turi bupime tukareba twitonze. Turahita dupima, reka twatse turebe. Reka twatse turebe. Wow, radiyo iratse. Ni ukuvuga ngo numvise yatse. Reka turebe igihambuye. Numvise umenya yatse. Wow, radiyo yatse. Reba hano. Ni ukuvuga ngo iyi radiyo nk'uko nabibabwiraga, dore hano iri kwaka, yatse bluetooth. Ngibi hano iyi radiyo yatse bluetooth, bivuze yuko ikibazo yari ifite ni imigozi itari icometse. Barayicuranze cyane imigozi iracomokoka. Nuko nta kindi kibazo radiyo yari ifite. Ndebera abatekinisiye barya amafaranga batavundikiye abenshi. Nese nk'ubu iyi ngiyi kubona itakaga kandi ari umugozi ni imigozi itari icometse neza. Nuvuga ngo kuyicomeka gusa radiyo igahita yaka. Ntabwo radiyo zigora. Wowe kora subscribe, ukore aho ngaho, ukora aho ngaho kuri like kakantu kameze gutya. Nurangiza aho ngaho usharinga iyi video abantu 5 byihuse. Hanyuma utumbaza ikibazo ushaka icyo ari cyo cyose kuri radiyo, ndahita ngigusobanurira radiyo ariyo yose. Rero radiyo nk'uko nabibabwiye ko ndibibabwire ku musozo, ngiye nababwiye ko video zanjye ku musozo nibwo tuzanamo ibintu by'ubwenge. Dore radiyo yabaye nzima, n'ubu twacuranga tukumva. Wacuranga hano kumva, kaducurange twumva. Wow, reka tureba agaspika dushireho twumve. Ndakabonye. Radiyo yavuze. Numva ko byavuze radiyo yavuze rwose. Urumva ko yavuze. Reka batama copyright, ntabwo nashyiramo indirimbo cyangwa amajwi, batama copyright. Ariko radiyo dore yakize, turi kwatsa hano ikaka. Dore radiyo turi kwatsa hano ikaka. Dore hayi, dore yatse bluetooth.
radiyo yakize nta kintu yari inarwaye, ndabona yari irwaye kari akantu nababwiye. Rero dore ibanga rya nyuma, nababwiye ko amaradiyo ndi buhita nyababwira. Radiyo ngiye kubabwira amaradiyo y'ama-original n'amaradiyo y'amapirate, ariko ntabwo ndi bubitindemo. Ibanga rya mbere ryo, radiyo idafite transfo ntukayigure. Radiyo niba ugiye kugura radiyo, banza urebe ko radiyo yawe ifite transfo. Icyo kintu ndakikubwiye, radiyo idafite transfo ntabwo iba ari imeze neza. Radiyo itagira transfo ifite iyi alimentation nk'iyi ngiyi ntabwo aba ari sawa cyane. Ibyiza niba ugiye kugura radiyo, reba radiyo ifite transfo. Icyo ni kimwe. Hanyuma amaradiyo ntabwo wenda nayamamariza cyane, ariko hari amaradiyo nawe uzi neza, nk'amaradiyo y'amajipaka, amaradiyo y'amasupa namba wana, amaradiyo nk'ayo ngayo ari amaradiyo abakomeye. Ugomba rero kujya ubanza ukareba ariko cyane cyane ko radiyo yawe ifite transfo. Wasanga radiyo yawe idafite transfo ukabivamo. Ndumva byumvikanye cyane. Rero mwakoze cyane kubana natwe kuri iyi video. Nakagaruka hano kuri Bazatech TV. Mwakoze cyane, ibuka gukora subscribe, sharing iyi video, kandi no kuri like uhakore. Urakoze cyane. Naho ku yindi video rero, ciao ciao, ndabakunda cyane. Ciao ciao.